Unfortunately wajya kureba ugasanga rero twebwe mu buzima tubamo turi mu buzima buri rekuruse. Umuryango uragira gutyo umugabo agakubita agakontara cyangwa umugore akubita agakontara ukabona ugize monye miliyoni 10. Kubyumva depense nibwo zizamuka. Umunsi amafaranga yabonetse nibwo depense zizamuka. Kubyumva ukagura iki mukagura iki abagore dore bo bagira bahorana ideas. Iyo umugore wowe ni ushaka kureba ukuntu ubwenge bwe bukora uzamuha amafaranga. Ahorana igitekerezo cy'ukuntu amafaranga yasohoka mu rugo rugo. Uriguyo fa kubazi ngo amafaranga ari ntago urugo ntago rushaka kuvuga ngo inzu yacuruzuye ngo nta kintu ibura. Araza kubwira umutako runaka, araza kubwira ikintu runaka kwera yuko ahorana igitekerezo cy'ukuntu amafaranga yasohoka. Umva fa kwa amafaranga bizi ko hari. Ntago umugore ashobora kubura icyo gitekerezo cy'ukuntu amafaranga ashobora kunyura mu irembo. Urikunyumva ariko hanini ikintu kiba kibitera kugira ngo ukore saving y'amafaranga depuis 5 ibya 100 tubare buri kwezi urabika 100 ukundi kwezi 100 ukundi kwezi 100 ukundi kwezi 100. Iyo ni illiterate, ni financial illiterate. Ntago bimeze neza mu bijyanye na finance, ahubwo wafata ibyo 100 ukabibara mu myaka 5 ukabona za 1,600,000 warangiza ukatanga ukakinguzanyo mu kigo runaka amafaranga for 5 years. Kuko icyo gihe this is also microeconomy we are talking about. Ubyumva people should have a business psychologist. Niyo mwamura umuryango financial psychology. Ubyumva kuko ni ingenzi cyane kuruta ibindi bintu byose mwiga. Uri kubyumva kankubwire umuntu ukora w'umuhard waka koko tuvuga ko afite ubwenge uzamumenyera ku kintu kimwe. Uzakora business ariko uzamumenyera ko akunda ubuzima bwe. Niba ukora imirimo ndabyemera ukora firigo sibyo uko mbane naho umwanya wo kwamamariza ukoze izo firigo sibyo ukoze amakwizineri ubonye isoko rya hotel you are saving money, you are making money. Uri kubyumva ariko bakunzi b'Ihumure TV muraho meze neza igitondo cyiza igicamunsi cyiza shimira bose bakoze subscribe ku Ihumure TV mwarakoze naho utarakora subscribe uyikore. Muri iyi minsi tugiye kugaruka mu firirizo tubaha ibyanyu. So rero by'umwihariko ubwo urabona mu kwa mbere ikuzo rimwe na rimwe mu kwa mbere umuntu aba yirinda kuvuga kubera yuko wabonye ngo business mu kwa mbere ngo abari hatari ngo nta kiba kigenda kuki kitagenda reka abumva abantu benshi bakunda guteganya amadepense yabo muri December ariko no hadutse abantu bavuga ngo kugura umwenda cyangwa ngo gusohoka mu kwa 12 n'ubuturage bakennye ari ukuntu umuntu akena ariko none akagira mechanisme ya defense baciye umuri agahita ashyiraho mechanisme de defense. Turabona gusohoka mu kwa 12 kugura umwenda mu kwa 12 utanga gift ibyo ni by'abaturage tubunde ati niki se kiba cyabaye. Ariko abari igihe cya festival abantu benshi bakunda rero gukora excess consumption. Amara kuyikora rero no kuri kw'Imana biragoye ko waba ucuruza imyenda ngo mu kwa mbere pe ubona umuntu winjira nta rukiko afite. Rekasha umukwame nawe n'ugurumwe kumaraje muraza kugura umwenda mu kwa mbere uri kuyumva adafite urukiko cyangwa ibindi biroragiyemo umuntu aba ari umukira ariko nabo no kubitekereza ari iki kuko hani nta bindi bintu umuntu abatekereza bari igihe cy'amashuri kuba afite abana. Nshimira ababyeyi n'ukuri b'ubwoko bwari bwo bwose ari ababyeyi nshimira ababyeyi ariko hanini nshimira ababyeyi b'abapapa bo bonyine batazi kwerekana urukundo mu buryo bufatika bw'amarangamutima. Ntibagire indabo no guterura abana no kubahoza bakubita udushyi ku kabuno ariko bakagira umutima uri kubyumva uzirikana kandi wita ku by'abana na ba nyina bakeneye. Rimwe na rimwe ubareba agira ngo nta rukundo abagabo bagira.
ahubwo baraturenze rwabaye rwinshi, ariko bari urukundo rwinshi ariko rwongera n'inshingano. Ikintu cyo maze kubona mu iyi si nuko nawe uzakigeho urebe icyo umuntu maze kubona nuko relationship yari yose wagirana n'umuntu iragukostinga. Niyo yaba ari umuhungu umuntu muhubonye w'inshuti w'umuhungu mukaba inshuti, nawe uri umusore cyangwa umugabo, iyo relationship bizagukostinga amount. Niyo mpamvu buriya abahanga mu bijyanye no kwevaluwa bevariwe inshuti bagira kubyumva, kugira ngo byibura niba izagutwarira izo senkani iryo cubi zaritware iyakwiriye, apana kugira a stupid friend ya nshuti ya vide mu okay, shaka kuba atari na vide, shaka kuba afite skills ariko yego ariyo n'umuntu aba ari ruganzo, tubaruka ufite wenda tubare nk'inshuti urwo byumva, ariko ikaba ari egoist, irikunda cyane ari egoist, cyangwa se akaba atari na egoism ahubwo atazi no gusharinga n'ibyo abafite kugira ngo wenda abashe ku improving. Buriya relationship tureke n'iby'abakobwa byo n'ibindi. Muri Uganda niho nabonye ibintu byantangaje, iyo ukundanye n'umukobwa ahita ajya mu kibino uri kubyumva ukimupropose uti buriya rero ngenda gukunda ati rwose tise hari ikibazo twakomeza, ahita ahamagara perezida w'ikibino ati munyongera undi mwanya kuko mbonye uzawishyura. Hari abagande twakoranaga, hari umugabo umwana w'umusore twakoranaga, sheri we yari inshuti yanjye, nawe yakoraga muri indi duka. Noneho rero akambwira ati uwo mwana yabumbaga ibintu by'amatafari na za Proxima, yakoreraga 7,000 ku munsi by'abanyasudani, byari mu 10,000 sofa icyo gihe. Ariko ndakubwiza ukuri ko buri munsi yafataga 3,000 muri ayo mafaranga yakoreye, 3,000 akabyohereza umukobwa daily bihoraho. Buri nimugoroba avuye gukorera 7,000 akayakuramo akayohereza uwo mukobwa w'umuganga, undabumba amatafari, umukobwa yari umuganga, kugira ngo wumve urwego rurimo. Bo iyo agiye muri relationship ahita ajya mu kibino abakobwa b'abagande n'abahanga cyane, ntabwo nawe ahita yibuka akajya mu kibino, ntabwo atekereza we hano warasireye hano we ni ugutangira guhindura sa ariko ajya mu kibina. Buriya general usanga abakobwa ba Uganda baraguze utubanza iwabo, nayo bakuye abagabo n'abagize gute baguze utubanza yubatse iwabo, yakoze iki? Ariko singuri guhinduka n'ubundi abahungu ubu bashaka abakobwa bafite agafaranga, niba ari bo bazatunga ingo, ari bo bazafata inshingano, ntabwo mbizi. Mu by'ukuri hari nyine ni manhood, ibyo bita ngo ni manhood yatangiye kuva mu bagabo. Sinzi niba ujye bibona manhood, ariko bundi ni politiki yatangijwe n'abakoloni, kubera yuko baje basanga abanyafrika abagabo barakomeye kubyumva, ku buryo byari bigoye kumenera no kwinjirira ishyanga runaka. Rero buriya iyo abagabo bari committed, ubundi abagore babaga bari protection under men, abagabo nibo barindaga abagore. Muri bimwe mu byo bakoresheje muri style zo guca intege, kuba umbaciye intege hari gukuramo umugore mu mutwe we ko umugabo hari ikintu ashobora kumufasha. Niyo mpamvu igihe bubakaga imihanda za gari ya moshi za Kenya, ubyumva abagabo bose babaga barakuye mu bwami bwacu, cyangwa se y'igihe cyo guhemba cyageraga, baramufataga amafaranga yose yakoreye bakayahemba umugore we n'umwana we w'umukobwa. Donc abo nibo bajyaga mu rugo bakajera umutungo, bagahembwa umugore, umugabo agakora n'umuhungu we abagakorana, ariko igihe cyo guhembwa hakagira gute, hagahembwa umugore yajyanye n'umwana we w'umukobwa we babaga bamufite. Urukumva uko kuzunguza mentality. Iyo umugabo yakoraga ikosa bamukubitiraga imbere y'umwana we w'umukobwa nanone n'imbere y'umugore we. Wumva ukuntu iyo shusho yabaga imeze, bakamukubita yambaye ubusa imbere y'umwana w'umukobwa n'umugore we, kugira ngo beditinge mentality y'umugore yo kumva ko afite dependence ku mugabo,
kugira ngo icyo kintu icyizere cyo kwizera abagabo n'umugabo ubwo atakaze confidence yo kwiyumva icyo kintu navugaga ari cyo twita manhood. uri kuyumva? Kandi urabona rero colonization irangiye muri 1962 1950 kombyezi ko ari bw'ibihugu byinshi byabonye ubwigenge. Yewe na Israel muri 1948 uguyumva? Rwanda tubona 1962 sibyo? Ibihugu duturanye hafi ibihugu byose bya Afrika bya declare independence sofa muri iriya myaka. Uri kubyumva? Muri independence rero independence irangiye noneho hazaho icyo bita indirect rule. Aho noneho kuyobora ibihugu bitari bigikorwa mu buryo buri direct ahubwo byakorwaga mu buryo buri indirect. Noneho nibwo hatangiye rero kuza cya kintu bagihindurira isura. Urwo byumva bakizana mu bundi buryo ari byo byagiye bitezwa imbere ibyo bitaga ngo ni gender equality sibyo? Ibi nibi bagenda babiteza imbere muri urwo rwego none bisigaye bigeza aho umugabo azenguruka igihugu akirwa ashaka connection y'Iburayi ngo ashake umugore ufite amafaranga kubera yuko that man has already lost manhood. Uwo mugabo yatakaje aka kantu bita ngo ni manhood. Urwo byumva? Ndi kuvuga ngo yatakaje manhood, ndi kuvuga ngo yatakaje akanyabugabo. Umugabo nyine yatakaje icyo kintu bita akanyabugabo sibyo? Mu byukuri hari imiterere urwo byumva, hari ibintu biba bishingiye kuri science tudashobora guhindura sibyo? Uko duteye, uko abagabo bateye nuko abagore bateye sibyo? Bakoze mu buryo bw'ubwuzuzanye urwo byumva, apana mu buryo bw'uburinganire, kuko kuringanira byo ntibishobora gupfa gukunda urwo byumva. Ariko ubundi tutumvisha nabi, ubundi uburinganire bureba hanini amaguverinoma y'ikibe yareba mu buringanire ni ugutanga icyo bita equal opportunities, gutanga amahirwe angana ku bantu bose, abagore bakiga abagabo bakiga sibyo? Ariko ntago bivuze ngo birebutange ngo amahirwe yaba mu ngo yaba ikingo hazeho ngo ibintu byose ngo niba ndi koza ibyombo ngo buri guteka. Uri kubyumva? Ntabwo ari cyo bisobanuye. Ubundi gender equality byavugaga kuri equal opportunities that given to citizen, amahirwe angana ahawe abanyagihugu. Uri kubyumva? Ariko noneho dufite ikibazo cyuko n'ubundi kuva kuri ya ideology nakubwiraga abazungu bakoresheje, dufite ikibazo cyuko bamwe mu bagore genda batayumva mu guhabwa amahirwe yo gukora, ahubwo bakayumva mu guhabwa amahirwe yo kopoza, ndetse bamwe banabigize n'irushanwa ryo kurusha abagabo. Uri kubyumva? Aho bamwe bashinze icyo bita ngo ni feminism. Uri kubyumva? Noneho ahubwo bivuye kuba ku cyari equal opportunities ahubwo kigiye guhinduka nk'ishyaka. Uri kubyumva? Bamwe ntibashaka gushaka. Uri kubyumva? Ugasanga ngo ntago bashaka, nyine ni nko guhindura ecosystem. Uri kubyumva? Nyine n'abagabo nabo nuko baraje ishingwa no kugira gute no gushaka abagore ngo bashatse amafaranga, which is not really right. Bitameze nkuko byari bisanzwe bimeze. So ukavuga rero ibyo rero bihungabanya iki? Bihungabanya undi ikuzo bushize niwe nabibwiye nakubwiye ni ikuzo hari ibintu bidasaba ibintu byinshi. Nakubwiye ni hano baharashe tukava hano twirukanka twese turi ikivunge twajya kugera Inyamirambo abahagurutse hano Igikondo twarangije kwitoramo umuyobozi kandi nta matora yabaye. Uri kubyumva? Ruvuga ngo hano habaye ikibazo tukikorera uturago twese tutiduhunge, twajya kugera ku Kamonyi uhagarariye impunzi zavuye Igikondo ahari, uhagarariye impunzi zavuye Inyamirambo ahari. Uri kubyumva? Kandi nta matora yabaye, nta na nomination yabaye. Ni nako rero iyi ecosystem y'umuntu niko yagenze sibyo? Ntago ari ibintu bishingiye kuri biblical fact sibyo? Iyo tuvuze biblical fact kuko bujena kubwira ndakubwira nti bya mbere na mbere hariho umuntu ngo nuko yigira umuntu. Uri kubyumva? Nuko ngo kwa mbere rema ibi kwa kabiri ibyo bintu reka wenda mbyite ngo ni spiritual sibyo? Abanyumva bashaka kuvuga ngo nyine sinabyumva, ariko impamvu mbivuga nuko aba ari ibintu byabaye byanditse ariko
bavuga ko byabaye ariko bidafite icyo bita alibi, nta muhamya nta muhamya uhamya ibyo. Ni nayo mpamvu ngewe nemera ibya Yesu Kristo. Ibya Yesu Kristo mbyemera kuko bifite icyo bita alibi. Abahamya barenze umwe bose babonye iyo nkuru. Nasomye igitabo cy'umugabo yanditse kera bita Longinus. Umugabo umwe mu bari bafite ikibazo cy'ubumuga bwo kutareba ariko akaba inshuti ya Guverineri Pilato. Uwo mugabo Longinus ubundi mu mategeko yagengaga ubwami bwa Roma, iyo wagiraga inenge nk'iyi ikomeye yo kutareba ntiwabaga ukibaye umusirikare. Ariko kuko Longinus yari inshuti ya Pilato, nubwo yari ahumye ijisho, uri kubyumva, atabona, Pilato byatumye amubwira ati basi wowe ujya gukora aho babambira abantu aho kugira ngo uve mu gisirikare ubure umunyu wo kuguhemba. Uri kubyumva ko ari umusirikare mwiza n'inshuti yakaba n'inshuti kandi ya guverineri. Amwoherezayo icyo gitabo nasomye cye gitangaza amateka ya Yesu Kristo, ibyahamya kuva ku musaraba. Akavuga ati nge ndi umugabo wo guhamya nari mari, uri kubyumva, kanaka niwe wambwiye ngo sintangaza iby'uko nakize batakira, ti wowe reka tugupanga tukohereze muri defense runaka, n'ubundi wahumutse ugende wongera ubu umusirikare usanzwe. Ariko byibura urumva ko ari inkuru ifite icyo bita alibi. Urabyibuka ko ariwe wateye icumu mu rubavu rwa Yesu, amaraso akagwaho agahumuka. Iyo ndi kuvuga inkuru nk'iyi bari inkuru ishingiye ku cyo twita alibi. Kubyumva, umuntu ashobora kuvuga ibintu byinshi biba bijyanye n'ibiri muri community, kubyumva cyane ko nk'ubwo abantu bamwe bashobora kubyumva bakavuga bati wenda ndi against gender equality, ariko ngewe uko numva gender equality nyumva ku cyo bita equal opportunities. Kwiga bingana, sibyo? Gukora bingana niba bishoboka, sibyo? Ariko ntago navuga ngo dushyireho ngo egarite, ngo umugore agende yandikisha urukiko ngo arongore. Navuganaga n'umusore mu kanya ngo umugore agende yandikisha urukiko ngo bavuge ngo ngiye kurongora ngo ikuze. Uwo musore arakuze, twari turimo tuganira, ariko mbaza amakuru yo mu rugo nyine mubwira, hanga ariko birangiye byarananiye. Nese kubera iki? Aturumva ati nayicaye ntekereza ikintu kimwe, nsanga nanjye simbayeho, kandi nsanga umukobwa ngomba kuzana ubwo ngiye gusimbura papa we na mama we kumurera, nsanga simfite ubushobozi bwo gukora ibyo se na nyina byabananiye. Twakwiyo niyo ni indwara indwara yo kumva ko ugiye kumuzana kugira ngo ukomereze aho ababyeyi bari bageze. Ati rega impamvu urumva ureba icyo yazanye ukakibura. Ni umusore uri kubwira ibyo, hose hari inshingano witeguye wowe byanze bikunze. Ati urumva nta nshingano nakabaye mfata zirenze nawe izazanye, yakaba afite inshingano nanjye mfite inshingano tukazihuza. Ariko naje gusanga ibyo asobanura kuri we byamaze kuba impamvu izatuma koko arinda apfa. Reba nkwereke ikintu kimwe ikuzo abantu badashobora kumva. Ubundi ubukungu n'ubukire bw'igihugu butangirira mu muryango. Believe me or not, igihugu gifite imiryango ikennye nacyo kiba gikennye. Mu mico yo hambere umubyeyi yabyaraga abahungu benshi akaba afite ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ubukungu, icya kabiri ni protection. Uwo mubyeyi yiyenzaga ku kabari bagatinya kumukubita kuko afite abahungu 9. Uri kubyumva? Icya kabiri, iyo gihe cy'ihinga nibiba cyageraga, umubyizi w'abahungu 9 n'ahantu waba guhurira ungana n'uwawe wabyaye abana 2. Uri kubyumva? Mu by'ukuri famiye yasobanuraga ubukungu. Uri kubyumva? Ariko bigaturuka ko abana bigishwaga kuva ku myaka mito ko gukora ari byo bihesha abantu kugira gute kubaho. Uri kubyumva? Ntago igitangaje ni uburere na education duha abana bacu dufite, sibyo? Nawe tubara niba umuhungu agize imyaka 45, uri kubyumva? Umuhungu akagize imyaka 45 atarashaka,
ngewe ubundi ndi umukobwa ntabwo yagira 45 ngo nuntereta nkwemerera kuko ngufata ko ufite retari yo gutekereza nabi y'imyaka 15 ufite kugwingira ubundi kuri 30 byibura wagakwiye kuba warashatse ariko ubwo ugize 45 ndagufata nka wa mwana wagize karansi mu bijyanye n'imirire wajya umureba ukabona afite imyaka 5 kandi afite 15 nuko uwo musore mbamufata uri kubyumva ikindi ntiyabura ikibazo umuntu ugize imyaka 45 uri kubyumva ntago yabura ikibazo impamvu mvuze ngo ntago yabura ngo niyo mukuraza ubwenge impamvu mvuga ngo ntiyabura ikibazo ubwo bwenge bwarinze gutegereza imyaka 45 ngo akure ubwo bwenge ubundi science ivuga ko ubwonko bw'umwana bukura kugeza ku myaka 3 niyo mpamvu buryo umubyeyi agiye kugaburira umwana aba agomba kwita ko kugeza ku myaka 3 uwo mwana agomba kuba yari ibiryo bikuza ubwonko nyuma y'imyaka 3 ubwonko ntibwongera gukura uri kubyumva none yibaze umuntu uzajya kugirira maturité ku myaka 45 uri kwibaza iyo maturité kuri 45 ubundi ku myaka 45 umunyarwanda ngira ngo standard of living yigeze ku myaka 52 niba yarazamutse ugashaka umugabo ushigaje imyaka 8 ngo abe expire uri kubyumva bamwe imyaka 8 ngo abe expire nyine ubwo twese niko twibara uwo mugabo uramushaka akabyara uri kubyumva hanyuma kuri 62 aba ari umusaza ubwo umwana bafite 15 uzi kugira imyaka 70 ufite umwana utaranashyingirana ari nta kuzukuru ufite uri kubyumva abantu benshi hari imyaka ibigoranye kumva ibintu na leta umuntu arimo ariko reka tuvuge ku bukungu bujyanye n'umuryango uri kubyumva ubundi umugore uri kubyumva ni umukozi ubuje mu rugo uri kubyumva kimwe nkuko nawe uri umucakara w'umuryango wawe n'umugore nawe aba ari umucakara w'umuryango wabyumvise ibintu byose ukora n'ibyo akora byose biba bigamije guteza umuryango imbere nta mucakara wundi bose abacakara bose n'abacakara b'urugo nta muntu uba ari umucakara wundi impamvu umugore wawe nta kazi agira burya hanini nuko nawe nta mirimo ugira kuko ubaye ufite imirimo umugore yagakwiye kuba hari ibintu akoramo yewe yagakwiye kuba abakozi areba kuko burya abagore nabo bagira umumaro nk'abagabo nabonye ahanini tugira ubwoba bwo kwirukana abakozi ushobora kumarana nk'umukozi mu kazi imyaka 3 waratekereje kumwirukana agashira imyaka 2 utaramwirukana ariko umugore ntashaka kugira iyo faiblesse w'igihe mu bitekereje mu byanzuriye umukozi araratashye none ugasanga umuntu arirwa rekarama ngo ubuse ngo ndazana umugore ikibazo gihari nuko nyine ntabyo guheraho nawe ubwawe ntufite intelligence uri kubyumva yo gutuma umugore yaba active muri urwo rwego sibyo none ugasanga nibibonetse mufite education financière iri hasi education financière itangira ryari ihera mu gutangira k'umuryango no kuvuga ngo mbere yuko ubukwe buba mwagakwiriye kwevariwa imitungo mufite mbere yo kwemerana ku bana niba umugore ikintu azabona ari amasahani uri kubyumva nta kintu afite nawe ikintu ufite akaba ari korari uririmbamo na 1 miliyoni yo gukwa ndabaza baba bafite za korari babyumvishe banzu birebe murebe niba 1 miliyoni ari ngombwa ko muyikwa uri kubyumva mubanze murebe muse ko kwiyi miliyoni nyiguhiguremo amasahane kandi twabona amasahane y'icyatanu management ipfira mwitangirira niho urugo ruba rwapfiriye sibyo ubwo turi kugerageza kuvuga ku buryo buri lokara aho umuryango upfira uri kubyumva ndetse ubujirenge nawe twaravuze ngo 90% y'abagabo bose baba barabwiwe n'abagore yuko amafaranga yabo bayajyanye mu bagore hafi 90%. Nyamara wajya kureba muri evaluation ugasanga umugabo ahubwo n'amafaranga unamubariye amafaranga abona ugasanga umuvunyi yarara mufunze. Najyaga mbabona abagabo baza gusenga mu byumba twasengeragamo kera akaza gusenga ngo Imana ngo nimukize ngo umudayimoni w'inyatsi. Rimwe nza kugira amatsiko maze gukura ahandi wenda najyaga njyayo mu bujiji ariko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yirengagije iminsi yo kujirwa uri kubyumva
rimwe nza kugira amatsiko mbaza umugabane ariko ko tumaze guhurira ahantu hatatu usengera inyatsi mbwira uhembwa ngahe ati baze ko mpembwa 200 atari ku kwezi kugashira imyaka 5 irashize nta n'ikibanza ndago ndabaza se muwa mu nzu yanga ati 80 none se umwana yiga mu ishuri ryangahe ati 60 none se ubwo murya ngahe none se ndamubarira nibaza ahantu umudayimoni w'inyatsi naramubwiye umudayimoni w'inyatsi aje iwawe yasonze ni yawe ni cyane ntago yabona ikintu arya kuko n'ibyo ufite nibiva mu kandi wagukora audit yagufa nibiva mu nibiva mu mafaranga ubona uri kubyumva ndamwana imbere yo kugira ngo usengere inyatsi nuko uvuga uti aya mafaranga inzu nayatanze hagati ukabona ufitemo gap y'ibihumbi 100 utaza aho yagiye cyangwa se yakoreshejwe ibintu bitari ngombwa wayiguze nyine ibyo twavugaga abagore n'inzoga uri kubyumva nibwo uvuga uti wenda inyatsi ndi kuyibona nibwo inyatsi yispecify nabyo kuvuga ngo 1300 cost zawe ubwaza zigeze mu 1600 wanyiza ngo ufite inyatsi ibyo nugushaka ni amasengesho y'ubugoryi niko navuga ahanini rero iyo turi kuvuga ku muryango mu buryo buri domestic ubundi umuryango beshwaho n'ibintu ibi bitatu icyambere ni communication kubyumva communication ubwo harimo no gukorana icya gatatu ni saving kubyumva iyo umuryango udasavinga uwo muryango uzatandukana igihe cyari cyo cyose kuko umunyarwanda yaririmbye ngo wa wundi wa musaza muturanye hano haruguru yararimbye ngo nta joteme inzari gutema mara no kuvuga ngo ahanini urukundo rubaho ariko rubaho iyo hari ibyo mururyamo ariko uzagaruka ku kintu cya saving uko uvuga saving tureba wa mugabo uhembwa 200 wishyura inzu ya 80 akishyura umwana wa 60 akishyura yo kurya turashaka uzatwereke reba ubundi uburyo bwo gusevinga uri kubyumva nge nawe ubushize twakoze ikiganiro kivuga ko umuntu wasevinze amafaranga ugasevinga mu mafaranga nta amafaranga atakaza agaciro donc iri sufi niba buri kwezi wiki 2020 ukabikora imyaka 5 izajya gushira miliyoni 2 umaze gukora uri kubyumva zingana n'ibihumbi 200 wari ufite imyaka 5 ishize bivuze ngo kubika amafaranga iyi education baha abantu yo kubika amafaranga kuri bank ngo ugakora saving ngo muri bank it's a wrong financial illiteracy nge mbyita ubujiji mu bijyanye na finance uvuga ngo iyo ufashe ukavuga ngo ngewe buri kwezi saving ngo ibihumbi 500 by'amanyarwanda ukabikora imyaka 5 nge mbifata ko ari icyo bita illiteracy illiteracy si ubujiji ahubwo mbuzo illiterate iyo bavuze ngo umuntu ni illiterate ntago barinjije ahubwo abafite lack of financial education ubwo nicyo nshaka kuvuga no kuvuga ngo amafaranga uko wakomeza kuyabika wenda yabika muri any financial institution uko byumva ubimenye financial institution ikoresha aya mafaranga kugira ngo yunguke uko byumva ariko kukomeza automating izo saving wowe nta kintu unguka ahubwo valeur y'amafaranga ikomeza kugabanya kusanga nyuma y'imyaka 10 n'ubundi ayo mafaranga mwabitse atabasha kugura ibyo mwifuzaga ko ibyo mwayabikiye bivuze ngo kubika amafaranga to keep money is so risky kubera yuko ayo mafaranga ntazigera azamuka abyumvishe niyo mpamvu rero mu bijyanye no kubika amafaranga ntago ngiye nkangurira umuryango gukora saving in terms of money kubera yuko when you save money uri kubyumva at the end of the time igihe kizagera usange n'undi amafaranga wa savinze ntashobora kugura icyo kintu wayisavinge no kuvuga ngo tubare urugero wenda urugero natanga ngewe covid iba umufuka w'umuceri ageze kuri 35 urabyibuka induru twavugije urazibuka umuntu wabitse 35 ngo ubuse 35 aracyagura umuceri ubu ni 47 uriko byumva bivuze ngo uwabitse umuceri afite valeur kuruta uwabitse 35 by then uwagiye arangura imiceri akibika akajya abika imiceri uriko byumva kuri 37 agakora holding y'umuceri
uba afite amafaranga uri kubyumva kurusha uwagiye akajya kuri banki akajya ashyiraho 35,000 kuko nta kintu yungutse, nta kintu wunguka kuko amafaranga atakaza valere uri kubyumva uko byagenda kose niyo yaba ari dolari itakaza valere uri kubyumva ikintu amadolari 100 yaguraga ubu ntashobora kukigura uri kubyumva rero abantu bamwe babyumva mu context kandi tugira ikibazo cy'uko umuryango n'ubundi wigishwa ibyo gusevinga n'abantu badafite ibyo twita financial illiteracy, financial knowledge uri kubyumva ugasanga n'ubundi umuntu uri kwigisha abantu gusevinga nawe ubwe ntafite ubumenyi ku bijyanye na finance ari naho afata umwanya wo gukangurira umuryango kubika amafaranga mu mafaranga ati gusevinga ati buriya amafaranga ubona ati baze nawe ati se ujye ubika 20,000 uri kubyumva ati ukabika 20,000 buri kwezi tubwo mu myaka 5 urumva arangaye nawe ukavuva mu myaka 5 ni menshi ugahita automating ubwo buryo uri kubyumva ngo mu myaka 5 njya mbibona hari abayajyana muri quelques assurances ngo bakajya gufata ama assurance y'ikintu runaka aho kugira ngo buriya ufate 20,000 wafata ayo mafaranga ugafata 20,000 ukaprojecta mu myaka 5 kavuga okay niba 20,000 mu mwaka nzamfite million desa uri kubyumva so depuis 5 ubwo ni fois 5 ça fait nzaba mfite miliyoni 6 icyo ushobora gukora nuko ushobora kujya muri banki ukaka loan y'imyaka uzishyura mu myaka 5 kandi ukagerageza ku buryo uzishyura 20,000 warangiza za 6 million uri kubyumva 6 million nibyo nabaze neza ni muri Emilio kombye nabaze nabi keretse ubitse yari Emilio desa keretse ubitse Emilio 100,000 par mois reka tware kuri 100,000 par mois bya 100,000 n'ijya kuba ni miliyoni 6 mu myaka 5 aho kugira ngo uyabike uzategereze yazarambye ahubwo wakwaka credit ukagura ubutaka ugasigara uri kwishyura ya mafaranga buri munsi aho kugira ngo uyabike aho kugira ngo ukore saving ya mafaranga depuis 5 ibya 100,000 tubare buri kwezi urabika 100,000 ukundi kwezi 100,000 ukundi kwezi 100,000 ukundi kwezi 100,000 iyo ni illiterate ni financial illiterate ntago bimeze neza mu bijyanye na finance ahubwo wafata ibyo 100,000 ukabibara mu myaka 5 ukabona za wari miliyoni 6 warangiza ukatanga ukakinguzanyo mu kigo runaka amafaranga for 5 years kuko icyo gihe uzarangiza banki ugomba kuba ufite kosi ugomba kuba ufite collateral byo ugomba kuba ufite ingwate urabyumva amafaranga mbere yuko bayatanga n'ubundi iteka agomba kuba ufite inguzanyo runaka none umuntu afite ingwate ashobora kuba afite ingwate ahubwo ndi kuvuga ko afite uburyo bafite ingwate cyangwa bafite n'ikindi kintu sibyo ushobora kuba afite uburyo ushobora gushakisha uburyo bwari bwose ushobora kubona amafaranga kugira ngo ubike amafaranga ariko ibi ahanini ibi bintu turi kuvuga turi kubivuga kuko turi kubarira ku butaka kandi ubutaka burahenda asset turi kubibarira kuri assets kuko ubutaka burahenda uri kubyumva nujya kubarira ariko no ku bindi bintu byinshi bitandukanye uri kubyumva nabwo ushobora gusanga kubika utabitse amafaranga bishobora kugira umumaro munini kurusha ikindi kintu cyari cyo cyose hari naho nyine duheraho tuvuga ku ma assets ku ma digital assets aho gukipinga ama digital assets bifite umumaro munini kuruta ko wakipinga ikindi kintu cyari cyo cyose ariko bafite ubwo uyu munsi harabona abanye bari gupapa mu gitondo ngo Bitcoin yako kubise 30 nangahe urabizi ko yakubise muri 30 yego hanyuma abayiholdinze ntibari kunyara kuntuza ni ukuvuga ngo ni ukuvuga reka tubyumvikane kuko bagira ubwoba bwo kuba atari stable bagahora bafite ubwoba bwo nihahamuka icyo ndi kuvuga hano ni ukurebera kuri turebere kuri ntuza kuri ntabwo aribwo bwa mbere Bitcoin iguye sibyo inamba 2022 intambara Ukraine itangira Bitcoin yaragigera ku 13. Most of my friends inshuti zanjye zimwe zaguze Bitcoin imwe zaragerageje ziravuga ko Bitcoin igeze kuri last point bashaka 13 bagura at least 1 Bitcoin. Ngewe mfunga umutwe ndavuga iyi Bitcoin iragera ku 1,000. Ubyumva Bitcoin ntago yagiye byabitewe na crise yari teri intambara y'ubukungu cyane cyane ko muri
ibihugu bimwe by'Uburayi na Amerika byabitangiye kwa izora abantu benshi bo mu Burusiya wabonye ko na Ibrahimovic yafashe umwanzuro akagurisha Chelsea kubyumva bigenda bigira rero ingaruka nyinshi bituma Bitcoin demand yayo igabanyuka igenda kugeza ubwo yageze hafi kuri 13,000 kubyumva icyo abantu bakeneye kumva nuko kugwa kwa asset ni buriya ntabwo ariyo yonyine igwa n'ubukungu nuko abantu benshi bafite knowledge babonye introduction kuri financial market ariko byongeye bakisanga kuri crypto uri kubyumva ariko the true thing icyanyacyo nuko na stock ibiri kugwa ivuze stock uvuze mba ndi kuvuga imigabane aba shareholder imigabane shingiro y'ama company ubwo mba ndi kuvuga za Facebook mba ndi kuvuga za Nvidia mba ndi kuvuga ngo ni Meta nyine Facebook niyo Meta mba ndi kuvuga Nvidia mba ndi kuvuga Tesla mba ndi kuvuga ama company uri kubyumva by'umwihariko ku isi yose uri kubyumva financial market yacu niyo nabonye itagipfa kugwa uri kubyumva ntabwo igipfa kugwa wa mugabane na n'ubu racyari ku cyabiri nyuma y'amezi angahe uri kubyumva ibyo byose nujya kubireba uraza ihungabana ry'ubukungu ntabwo riba ryakoze kuri crypto gusa nibura urambwira gute niba umugabane nka wa Tesla ushaka kuva ku madolari 345 ukagera kuri 240 ubushije byarabaye umugabane wa Tesla urabyibuka Bitcoin yaramanutse igera ku 70,000 nge nawe twari kumwano umugabane wa Tesla uramanuka ugera kuri madolari 440 uvuye kuri 346 uri kubyumva havaho ijana hafi umucoramari aburaho hafi trillion n'ibindi uri kubyumva byarabaye twari turi hano ariko still isoko rigera bouncing financial market ibiri general sibyo ntago ari uvuga ngo ni Bitcoin gusa ibiri kubura ahubwo ni general ishi ibiri kuba ndetse babya affecting na stock ntago ari kuvuga ngo abantu baba bari kurira gusa nabajyanye n'ibijyanye na ntago ari kuvuga ngo ni crypto gusa ahubwo na stock n'abaguze imigabane mu company hirya no hino ama Bitcoin ETFs ama Ethereum ETFs bose baba bari kurira ama future contract n'ama crude oil na zahabu yaramanutse mu iminsi warabibonye na silver nuko nakagunguru ka essence kubyumva karakururutse kubera valeur y'idolari uje twasobanuye uko valeur y'idolari iri varied upon kubyumva rero icyo ndi gusobanura nuko umuryango gukora saving in terms of cash it's not going to help the family to grow ntago kubika amafaranga muri cash iyo tuvuga saving bundi mu buryo tubitaminiga iyo tugira inama umuryango turavuga ngo at least ngo 60% of your income is consumed 60% 60% ni dépense sibyo tukavuga noneho 20 ni investment uri kubyumva tukavuga noneho 10 ni assurance ukuvuga ngo hari investment uri kubyumva abantu hari ukuvuga ngo hari investment hakaba n'iki hakaba na saving ukuvuga ngo ayo mafaranga bagomba gutandukana investment na saving niba tubaruhembwa 100,000 60 nibyo mafaranga wemerewe kurya ufite umutekano 20 ukwiriye gushaka ikintu yashoramo izo vene zigomba kujya muri part of investment niba ari ihene ugura mu cyaro niba mama wawe yaremeye kuyikuragirira that 20 is not your money invest se nushaka ayo mafaranga homba ariko have that habit gira uwo muco sibyo gira uwo muco sinzi niba uri kubyumva gira uwo muco iyo habit gira iyo habit yo kugira usual and every time saving ibyari byo byose uwo muco wewe ugire niba ushaka gura ihene ipfe niba yapfuye ku kwezi utahorongera ugura indi sibyo niba wowe pfa kumenya ngo niba membwe 100,000 this 20 is not for me is for investment niba if you want niba ushaka great change make your investment 30% kunyumva fata 30 noneho ugira na 10 ya extra saving n'utundi turi bugutungura sibyo wowe niba ari 100,000 menya ngo 30,000 nta kindi kintu aya mafaranga akora nkiyabona uri kubyumva it's for investment sibyo wagura ihene igapfa
it doesn't concern you. Wowe have that habit, gira uwo muco uhoraho wo kuinvestisa buri kwezi. Gira uwo muco, gira iyo discipline ihoraho. Uri kubyumva? Niba ari kuvuga ngo okay, ngewe aya mafaranga 30,000, sibyo? Wenda nyagura anything, sibyo? Icyari cyo cyose waba uteganya kugura ukagira ubwembwa umuntu abahembwa tubare miliyoni. Urumva nahembwa miliyoni ago afite muri 300 niyo investment, sibyo? Shobora kuvuga uti 300 niyo mfite muri investment ariko ukagira umuco uhoraho wa buri kwezi, sibyo? Wo kuvuga ngo investment niba uku kwezi udafite ikintu cyo kuinvestisamo basi jya no ku isoko ry'imari n'imigabane muri Rwanda Stock Exchange, sibyo? Jya wenda jya no ku mapromesha mwenda. Ariko you have that habit, gira iyo habit yo kuvuga ngo every month buri kwezi ngomba ngewe mfite budget yo igomba kujya muri investisamo. Ndetse iyo usimbutse iyo etape, uri kubyumva? Iyo usimbutse iyo etape ni ukuvuga ngo uba uri kubaho mu buzima bwuzuye igicucucucu. Ahanini 90% y'imiryango isenyuka, uri kubyumva? Nubwo wenda abakene bihesha amahoro bakavuga ngo imiryango ngo nabo bakize ngo ni nabinasenyuka cyane, ariko abantu ntibashobora kwiyumvisha kuri statistique imiryango isenywa n'ubukene ni myinshi, nta ihuriye n'imiryango isenywa n'ubukire. Handi umugabo abyuka akazinga nanjye ngo ibaga niba yifite na perime na diplome agagenda ntagaruke. Uwo muryango nyine umuryango ukennye, impamvu mutajya mumva mu matwi ntufite umwanya n'amafaranga yo kuyarujyana mu rukiko. Uri kubyumva? nta divorce bafite ntibafite ubushobozi bwo kwaka divorce, kuko izasaba urukiko bazajya gutega. Ariko kuri pourcentage ngo iyo miryango ni ishobora gusubirana, ariko dero miryango ishobora gusubirana iyo ubuzima buhindutse itandukanye n'andi y'abakire. Ariko tuvugishije ukuri, umuntu umwe yarambwiye ati buriya ari umukobwa arambwiye ati reka mubwire ati burya amarira aratandukanye, kuririra mu bijumba se kimwe no kuririra mu ifiriti. Wowe n'umukobwa kabutindaho ati buriya amarira y'umuntu uri mu ifiriti, unyumva? Umuntu ashobora kuba afite urugo ruba ararira ati wenda kuko abantu bakunda kujya control barabira bakavuga ati nubwo akize se ntarararira, atari ko yuko afite vewiti yicaramo akarira amarira yose akayarangira. Wowe karirira mu noneho fata abantu babiri bose bananiwe n'ingo barira, uririra muri vewiti n'uririra na nyirinza hahagaze. Uri kubyumva? Ariko umusohore abo bantu amarira yabo namwe hariya n'indurira kabije urira kabije ni uri kubyumva? Amarira yose namwe nta gahinda k'agasirimu kabaho bro, nta gahinda k'abakire kabaho. Iyo ubabaye ububabaye, kandi burya ububabare bukuriho nibwo bubabare. Umuntu ushobora kubona umuntu wenda tubare urugero yakoze accident akaboko karacika, noneho wamukandagiza inkweto agataka karira, ukibaza se uyu muntu ko yacitse akaboko ububabare ntiyabumenyereye ko mukandagiye nkabona atatse cyane. Ububabare burya bukuriho buri current nibwo bubabare buba bubabaje. Uri kubyumva? Rero iyo turi kuvuga ku muryango nuko umuryango ukeneye amasomo, uri kubyumva, ajyanye n'ubukungu. Uri kubyumva? Ndabizi neza ko mu muryango wari wose kuva kuri do A Z hari igihe umuryango wose ugeraho ukabona udufaranga. Nta muryango ubura udufaranga mu buryo buri completely since from the beginning. Bagira sezo, agiye umuryango ujya uryo ukagira sezo ukabona udufaranga, ariko kubera ko udafite financial illiteracy, financial knowledge, ugasanga bagize ikibazo cyo kongera kugarukaho batangiriye kuri point de départ. Uri kunyumva? Ejo bundi point de départ mwayigarukaho mukongera mugatangira mugakora hakaza kubaho uburangare mu bijyanye no gukora. Uri kunyumva? Uko nyine kubera ko mudafite ubumenyi ku bijyanye na niba tubare mwarabonaga miliyoni ni 30 nyine 300 buri kwezi, ni mufatiye uniforme vuga ati ko byagenda kose 300,000 muvuge muti twebwe tubona miliyoni ku kwezi, ubucuruzi nkora ubw'umugore akora ubw'iki n'iki tubona miliyoni,
uko byagenda kose 300 tugomba kubishyira muri investment. Ibyo bintu nimubikore, nyuma y'imyaka 5 muzasubira muri ya shock, musubire kuri ya point twita point de départ. Uri kubyumva? Niho noneho watangira kuzo ya blame yo kuvuga ngo umugabo yajyanye mu bagore. Uri kubyumva? Aho ngaho rubarwaje batangira guhinduka umugabo, cyane ko umugore yakonaga mu gitondo yabaga azi ko ufite amafaranga, abyukaga watsarava 4 ukagenda akabona utashye saa 5. Uri kubyumva? Akabona amafaranga niko ashira, ubwo urumva nyine nicyo kintu yatekereza. Nyamaru impamvu yanyaye tuma umugore ajya kuvuga icyo kintu nuko hatigeze hafatwa tableau de dépenses. Ntabwo yigeze bakora icyo bita expenditure report every month. Uri kubyumva? Expenditure report ndi kuvuga ngo ntabwo higezwe havuga umugore arabyuka akagura umugati ntibabyandika. Uri kubyumva? Banywa igikoma ntibabyandika. Uri kubyumva? Bakora ibintu byose bishoboka ku kwezi umuryango wa consuming 900 cyangwa miliyoni, ariko kuko batayafatiye rimwe ngo bajye guhaha bakajya bumva ko amafaranga nta mafaranga akoreshwa mu rugo abari make. Uri kubyumva? Ariko habaye hakorwa expenditure report, ni ikintu cyose baguze mu rugo, isabune y'ijana bakaryandika, ikintu cyose akagikora. Ku kwezi abaze yajya kuri agasanga bakoresheje miliyoni 500,000, nabara ku mwaka araza gusanga barakoresheje miliyoni 15. Wabyumvije? N'ibindi birenga. Noneho biragoye ko yajya kukubwira ngo amafaranga wajyanye mu magore kandi muri balance sheet afite miliyoni 15 muri dépense yakoresheje. Kuvuga ngo poor management mu rugo iteza ubukene, kandi kibabaje ntikunda kugira ubukene cyane ku mugabo n'umugore ahanini. Bamwe baba baranahaganye. Urumva igira ingaruka ku bana. Kankubwire ikuzo nigeze kubikubwira inkuru sinzi niba uyibuka. Nigeze kubona akazi ka kwigisha, nigishaga umwe mu ambassadeur muri biriya bihugu byo muri West, namwigishaga icyo bita advanced excel. Namwigishaga ubyumva, ariko noneho ngiye iwe nagomba kuhagera saa 1. Ndakubwiza kuri ko nangeragayo saa 1 nkicara ku meza, bo bakajya kuri table, nkicara nabaga ndi kubareba, bakanywa icyayi bakarya nta wantumiraga ku meza. Urwo yumva nanjye wenda sinarekaramaga kuko amafaranga yanjye twumvikanye babaga barayampaye. Urwo yumva? Ariko igitangaje iyo ambassadeur yabaga afite ibirori mu rugo, uri kubyumva, bwacyaga mu gitondo nazindukaga nsanga abakozi b'Abanyarwanda bakora bafite irati bari gupima kuri buri cupa. Bapima kuri buri cupa akajya bandika ngo iri cupa rya whisky yo muri ubu bwoko hasigayemo santilitiro 200 n'urugero. Iri cupa ibintu byose bakabiripotinga bakoresheje irate ku byasigaye byo kunywa. Uri kubyumva? Nza kwibaza ndibaze se kubera iki ambasaderi bijeye ibigenwa n'igihugu. Uri kubyumva? Yashatse yarya uko ashaka, ashatse yakora ibyo ashaka. Kuki management yo mu rugo rwe bigera nubwo bakoresha irate kugira ngo bashe kuripotinga expenditures? Kubyumva? Ngewe ndibaze se ngewe musawo ndinde wo kugira ngo iwanjye barye bataruhuka. Uri kubyumva? Bagura ibintu byose bishaka bidafite ahantu biripotinga, bidafite naho na hamwe byandikwa. Nana bije y'igihugu mfite intunga. Unfortunately ngezeyo abahakora abanyarwanda batangiye barubanje ba excuse nyamuneka ati wihangane, ati mico y'aba bantu iteye ubwoba, ati nyine tuzayibona bamwe icyayi ntukagira ikibazo, ati ndabwira no I really understand this method. Bampaye akazi ngomba kwagera saa 1 nibwo tugomba kwiga, sibyo? Saa 1 igice ngo tugomba kwiga nagomba kwagera saa 1. Niba saa 1 igice zitaragera babimere kunywa icyayi cyabo, nibo bagitekeye, bemere kunywa amazi yabo, bemere gukora ibyo bashaka nje ntibindebe. Uri kubyumva? Nanjye muri dépense nemere kuva iwanjye mbere ya saa 1 nanyoye icyayi cyanjye. Uri yumva? Nta na rimwe ndagipakira ngo nze nzaniye ambassadeur. Uri yumva? So unfortunately wajye kureba ugasanga rero twebwe mu buzima tubamo turi mu buzima buri recurse. Umuryango uragira gutyo, umugabo agakubita kontra cyangwa umugore agakubita kontra ukabona ugize monye miliyoni 10. Kubyumva? Dépense nibwo zizamuka. Umuze amafaranga yabonetse nibwo dépense zizamuka. Kubyumva? Ukagura iki, abagore dore bo bahorana ideas.
uyu mugore wowe niba ushaka kureba ukuntu ubwenge bwe bukora uzamuha amafaranga, ahorana igitekerezo cy'ukuntu amafaranga yasohoka muri urwo rugo. Uri kuyo fa kubaza ngo amafaranga ari ntago urugo ntago rushaka kuvuga ngo inzu yacu iruzuye ngo nta kintu ibura. Araza kubwira umutako runaka, araza kubwira ikintu runaka kubera yuko adafite umugore ufite wanze kumwicaza hasi ngo umwigishe icyo bita finance. Uri kubyumva? Umwereke n'ingaruka bifite. Uri kubyumva? Umwereke n'ingaruka bifite ku muryango runaka. Umubwira uti rero nitudakora ibintu ABCD, ahora ni igitekerezo cy'ukuntu amafaranga yasohoka. Umva papa amafaranga bizi ko hari, ntago umugore ashobora kubura icyo gitekerezo cy'ukuntu amafaranga ashobora kunyura mu irembo. Uri kubyumva? Ariko ahanini ikintu kiba kibitera nuko atahuguwe mu bijyanye na psychology of money, sibyo? Ubundi muri psychology of money abantu bashobora kuba babiri ariko bakabyumva mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere ni umuntu wumva ko amafaranga ari igikoresho kimufasha kubona andi mafaranga. Urwo byumva? Ariko hari n'undi muntu wumva ko amafaranga ari igikoresho kimufasha kubona ibyo yari akeneye. Uvuga ngo abo bantu muri psychology y'amafaranga baratandukanye. We azabona amafaranga, uwa mbere agura ikintu cyose yarararikiye. Uri kubyumva? Uwa kabiri nabona amafaranga azatekereza ni nk'umuntu bari barashinze gucukura ahantu akabona haje imashini ishinzwe gucukura. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo wazatekereza ati ko mbonye igikoresho kirenze, ni gute nakora kugira ngo mbone amafaranga runaka. Donc abo bantu bafite psychology ebyiri zitandukanye. Bamwe rero mu bagore, reka no kuvuga bose, uri kubyumva? Bamwe muri bo pe, kuko hari n'ababifata mu buryo buri psychological bakavuga ati mbonye amafaranga nakora igishoboka cyose kugira ngo mbonye igikoresho kimfasha ku accessing izindi opportunity, sibyo? Ariko hari n'undi uvuga uti nari nibagiwe ko tugomba kugura itapi nka yandi twabonye kwa kanaka, yindi cyagiye dusura musaho warayibonye, tibaruka ko batubwiye ko ari 900 mukayimanura, sinzi nuko zigura ntayo ngira. Itapi. Uri kubyumva? Undi akavuga ati oya nibutse iki n'iki. Nukuvuga ngo psychology ebyiri ziratandukanye. Ahanini gituma umugore wawe ateye gutyo niba ujye unabyibaza ati guta atari ko abagore yo mfite amafaranga ujya kurara umugabo umwe yarambwiye ngo ajya muri weekend ngo njya kuryama ku wa gatanu mfite 100,000, ku wa mbere nkaza nguze itike yo kujya ku kazi. Uri kubyumva? Na handi bituruka ni aho ngaho, ni iyo psychology. Ntago ugeze ufata umugore wawe ngo umuganirize ku buryo buri finance, sibyo? Kimwe nk'uko n'abana baganirizwa kubwo buryo kugira ngo bumve finance. Nuko byumva? Uburyo umwana yigishwa, umwana agomba guhabwa akazi akiri muto. Nuko byumva? Nagwa nk'urugero, niyo nafashe umwanya wo kwigisha umwana wanjye ibijyanye na finance. Nuko byumva? Ahanini iyo mari ku wa gatandatu abyuka mbwira ibintu ashaka. Ati munsi ndashaka ndashaka iki ariko bimbwira. Nkambwira okay, niba rero ushaka ngwino hano nkubarire, nkamubarira nkamubwira ni ni 700. Biswi ushaka naye. Nkambwira okay, kugira ngo yabone ugende woza inkweto izi nizi n'amasogisi yanjye nkabimuha. Nubirangiza ndaguhemba, ariko singuhaye amafaranga. Nkambwira ntago ndi buguhe icyabiri kandi nanje kubona kintu bigura cyane, nkambwira ndaguha 1,000. Akagira ngo 1,000 kiri bugura ibyo bintu byose akeneye. Amasogisi yanjye akayamesa, ndabizi nubwo wenda hari igihe nshobora no kuyasubiramo. Yarangiza kuyafura, yarangiza guhanagura inkweto nkamuhereza 1,000. Akiruka nkakajya kuri butike. Iyo aguze ibintu akabona ko amafaranga yakoreye adashobora kugura ibintu byose akeneye, aba yarangije kwiga psychology of money. Ubu ngeze kuri level muha amafaranga akagenda ntayagura ibintu byose ngo aze yayamaze. Ngeze kuri level aho ubwe abasha kumva ko amafaranga ari ingenzi cyane kurusha ibyo akeneye. Uriko byumva? Aho ni uburyo bwo gufata umuryango ukawedicatinga mu buryo buri literacy, mu buryo buri finance nako. Uriko byumva? Uvuga ngo yaba abana, yaba umugore, yaba umukozi ufite mu rugo, sibyo?
ugomba iteka gufata session ya buri cyumweru byibura ukabigisha ko iyi psychology of money, kuko bituma babasha kumva ko money is a tool kuruta ko money yaba igisubizo kuri needs bafite. Aha rero niho nyine iyo abantu badatekereje gutyo nibyo birangira nyine n'ubundi umuryango ukennye n'igihugu kigakomeza gukena. Kunyumva kwagane ku bukungu bw'umuryango. Ni handi rero usanga n'ubundi umwaka urashize, kubyumva imyaka 5 irashize, imyaka 10 irashize, abantu bakazagaruka kuri point de départ aho batangiriye, ubukene bukaba ubukene. Kubyumva barabayeho imyaka mu gihe byashobokaga bafite mwaye, kubyumva ariko ntibigeze automatinga investment, ntibigeze automatinga saving, kubyumva kandi dépenses zo barazotomatinze. I don't know why. Ugasanga dépenses niziva minervare inzu iki birotomatinze ariko investment yananiwe kuba automated. Uvuga uti jewe ni 200 kanaka babandi bavuze ngo ariko niba ari byo ngo indege yari sinzi ngo indege yari yaguye ngo naho ngo itangazo ngo rica kuri ya radio ariko banzo umuntu wambwiye story yarambeshye ngo itangazo ricaho ngo kuri ya radio imwe rukumbi ati indege y'umukuru w'igihugu igize ikibazo ngo ahantu rero impara ngo yari yacurangiye ahantu barabyumva ati mucuranga ati nta kibuzi mara gucuranga iguyuba bako kandi ko numvise niba barambeshye ngo impara yarakazize kandi ko kuba nta kintu ngo kibuzi mara gucuranga uri kubyumva. Niba rero umuryango niwo soko, uri kubyumva, na ejo nabonye His Excellency was commenting ko abantu bananirwa kubana, sibyo? Abantu bananirwa kubana ariko burya hafi ya byose, uri kubyumva, bishobora guturuka ku buryo buri finance, uri kubyumva, conflict nyinshi. Nagiye mbona abakire benshi bananirwa kumvikana ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bakabana bagasaza, uri kubyumva, umugabo aca inyuma wenda n'umugore aca inyuma, I don't know, bakabana bakarinda basaza, kuko nubwo ibyo byose biba finance ihagaze neza. Agona nayo yajemo gucana inyuma, umugabo akagenda, umugore akaburara, umuryango ntushobora buri bundi nuko abagabo ahanini y'umuryango uhagaze neza muri finance, niyo umugore atatse ngo bamuciye inyuma, inshuti ze zimugira inama ngo urahaze. Uri kubyumva? Urahaze. Uri kubyumva? Kuko baba muri kumwereka ko umuryango ukuntu uhagaze uko umeze, uburyo bari health and wealth, uri kubyumva, bifite valeur kurute guhereza agaciro ngo bamuciye inyuma. Uri kubyumva? So umuryango inama nanga by concluding wa mugane wa babandi navuga ngo nkuko umuryango automatinze amadepense, umuryango automatinze tugomba kugura ibi tugaye inzu ayibiki, nibashyireho automation ihoraho. Bashaka umuntu uhora uza gutwara ayo mafaranga, nibashaka bankireho nk'uwishyuza. Uri kubyumva? Uvuga ati musa ukwezi nibushira ujye uzutwara 300 uyatubikira ahangaha. Uri kubyumva? Cyangwa duhisemo investment runaka zatugura imigabane ya burarirwa buri kwezi, ariko iyo investment ikorwe buri gihe kandi horeho imyaka y'ubuzima bwanyu bwose muzamara mubana. Naho niba bidakozwe muzasubira kuri icyo twita point de départ. Uri kubyumva? Umugabo umunyarwanda yaciye umugani ngo umugabo agirwa nake. Uri kubyumva? Ubwo utagafite ntakamugira nyine. Sicyo bisobanuye se? Burya bibaho, ushobora gukora business umaze imyaka 10 igenda, ushobora kugwa muri risk, uri kubyumva? Iyo risk ukagwa. Ariko iyo wabashije kubika asset runaka, ikibanza iki gishobora kukuzahura mu bijyanye n'ubukungu ubuzima bw'umuryango bugakomeza. Kubyumva? So ari abantu bajya bavuga ngo tujye tuvuga kuri micro, ngo tuvuge kuri micro economy, this is also micro economy we are talking about. Kubyumva? People should have a business psychologist. Niyo mwamura umuryango mushobora no kumpamagara, I can even come to your house. Kubyumva? Naka essence konyine.
uri kubyumva nshobora no kuza abaya n'umuryango wawe uri kubyumva nkaza abana bawe n'umugore nkaza nje kubigisha kuri financial psychology uri kubyumva kuko ni ingenzi cyane kuruta ibindi bintu byose mwiga uri kubyumva kuruta ejo ndimo mbwira wa mushuti wanjye wo muri Oxygame namwanira reka nkubwire umuntu ukora w'umuhadi waka koko tuvuga ko afite ubwenge uzamumenyera ku kintu kimwe uzakora business ariko uzamumenyera ko akunda ubuzima bwe niba ukora imirimo ndabyemera ukora firigo sibyo mbanira n'umwanya wo kwamamariza ukoze izo firigo sibyo ukoze amakwizineri ubonye isoko rya hotel you are saving money you are making money uri kubyumva ariko ntukora sport icya kabiri uryamana n'abantu badapimye ukorana imibonano mpuzabitsina idakingiye uri kubyumva icya gatatu imirire yawe ni rya tungo uri kubyumva ni rya tungo gusa mu by'ukuri imirimo uba ukora udashobora kwita ku buzima bwawe iri useless imirimo ukora utita ku buzima bw'abana bawe n'umuryango wawe iyo mirimo iri useless uri kubyumva ni hahandi n'ubundi ya mafaranga yose wakoreye ejo bundi uzarwara yose bakayakuvuzamo ukagenda umuryango usize heru koko uri kubyumva so before you do every business love yourself love your life value it give it a value uri kubyumva niyo mpamvu rero ndi kukubwira ngo ni ngombwa ko wenda ushobora no kuba uri n'umugabo ushobora no kuba uri umugabo ukavuga uti I can't ntabwo nshobora kuganiriza umugore wanjye iki kiganiro sibyo ushobora kuba uri umugore ukavuga uti sinshobora kuganiriza umugabo wanjye iki kiganiro ntumira why not invite me ntumira nze mbaganirize kuri is business ethics mbaganirize kuri investment and family overcome and breakthrough sibyo mbaganirize pe I think ndatekereza dushobora gutanga uwo musanzu kugerageza kuganiriza abantu ukabaganiriza kuri financial psychology kuko niho abantu benshi bapfira niho umuryango upfiriye niho gatanya zivuye niriyo ntandara hanini ya byose numvishije mu bushikirano Perezida wa Repubulika abwira abantu bayoboye ama project amwe namwe aho bikunda cyane bo bagahembwa yego banyakabyizi ba buri munsi bo bagasonza cyane mbona ukuntu ariko bivuga ndeba abamwicaye imbere abo mwicyo kibaya ukuntu bicaye ndavuga baba bo understanding ibyo ababwira biragoye cyangwa kuko bazi ko nta raporo ahabwa buri munsi na buri muturage bo barabikora tu imbere bakaza ari beza ntabwo ujye uyumva za VUP yaraheze yashize imyaka ingahe uribaza bije yarasohotse barayisinyo bije yaraje abayoboye izo budget barahembwa imishahara ihoraho iri na hejuru ari wajya kuri ugasanga umuturage wa buri munsi wagitinga bya bikorwa warashonje nta kintu abona so twe umusanzu wacu ntitwabura kuwutanga tuzahora tuwutanga reka mushimire musaho murakoze cyane kuko iki kiganiro nawe ucyumvisha ushaka kugira undi umumaro nawe watanga umusanzu ushobora kugisangiza umuntu umwe cyangwa babiri ukavuga uti nanjye ntanze umusanzu wanjye cyane cyane ku muryango kugira ngo umuryango ni igihugu iyo tubonye umuryango tuba tubonye igihugu yego rwose mwakoze cyane nawe utaha thank you